Nongeye kubasuhuza muri uyu mugoroba, nagira ngo ngusabe nimba utarakora subscribe uyikore, maze dukomeze kurebera hamwe icyo ubuhanga bwa filozofiya buvuga ku ngingo zitandukanye. Muri iyi minsi twatangiye igitabo cya Chad Meister kivuga kuri Introducing Philosophy of Religion, twavuzeho ingingo nkeya n'ibigikubiyemo muri videwo yatambutse. Nimba utarayireba wagiye kugira ngo tujye turushaho kugenda nawe. Uyu munsi nabwo tuje mu yindi videwo tugerageza noneho gutangira iki gitabo cyacu turebamo ibintu by'ingenzi bitandukanye. Nagira ngo mbanze nkureho ikintu cy'uko iyo abantu bumvisha umuntu avuga filozofi cyane cyane akayivuga en parallele na religion, bagira ngo ni umuhakanyi cyangwa se uvuze filozofi aba ashaka kuvuga buri gihe yuko Imana itabaho cyangwa se na religion nta kigenda. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo tuba tugira ngo twapurike cyangwa dutekereze ku ngingo zitandukanye religion iba ifite. Hari claims, hari argument, hari ideas ziba muri religion tuba dushakira foundation. Nibyo mu bafilozofe harimo abemera harimo n'abatemera, ariko bose nyine babamo. Nawe ubwawe uri umufilozofe ku rugero rwawe wafata ingingo ushaka. Nagira ngo rero uyu munsi turebe ku cyitwa philosophy of religion. Ubundi religion twayitandukanya gute na philosophy of religion? Iyobokamana na philosophy y'iyobokamana tubitandukanye gute? Ndabatangiza mu 2600 mbere y'ivuka rya Yesu, nibwo ubundi bisa nk'ibimenyetso by'iyobokamana byatangiye kugaragara, abantu bafite amashusho, abantu bashengerera ifumbire, abantu bagerageza gushengera nature, kubera yuko umuntu aho ava akagera afite uburyo yiyiziho imbaraga nkeya, bityo bihora iteka bimwibutsa ko akwiriye kugira super power cyangwa se transcendent reality nk'uko bayita muri filozofi, imufasha nanone kumva ko afite umutekano. Saint Augustin we yavuze ko roho y'umuntu ituruka ku wayimuhaye, bityo buri gihe ihora ifite iyo nyota ndetse ishakisha kongera gusubirayo ngo yiyunge n'uwayihaye uwo muntu irimo. Bivuze yuko nyine umuntu adashobora kubaho adaparatika religion. Iyo rero tuvuga philosophy of religion tuba tuvuga reflection on religious ideas. Niyo mpamvu ushize twavugaga nimba does God exist, tukabyibazaho, tukibazaho what happens after our death, tukibaza nimba Imana ari nziza, ni gute ikibi na suffering bishoboka muri iyi si. Ntabwo ari cyo kinzanye uyu munsi, ahubwo uyu munsi nagira ngo nyine twapurike iyo filozofi kuri some religious ideas. Ndatangira n'umufilozofe ushobora kuba udakunda witwa Sigmund Freud. Ni umufilozofe w'umusikanaliste cyangwa se w'umuhanga cyane mu bya psychology. Agereranya religion nka childhood neurosis cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe. Mbibutsa ko ushobora no kubyisomera mu gitabo cyanditse bita Future of Illusion. Kuri we umuntu agira ubwoko bubiri bwa conscience, agira unconscious part akagira na conscious part. Bya bintu ujya wumva wagakora ariko kubera wenda ukuntu ubona bigayitsemo cyangwa atari byiza ukaba ubiretse, icyo twita gucubya mu kinyarwanda, ubishyingura muri unconscious mind, aho ngaho bikahajya. Nyamara bya bindi ukora ukumva nta kibazo byo ubigumana muri conscious mind. Bya bindi wabitse muri unconscious mind bihora bipushinga bishaka kugaruka. Tuvuge wari ukiri mutoya ukwiriye kujya mu rukundo nk'uko urubyiruko rwose rubigenza, hanyuma ukagerageza kubyirinda kuko wenda iwanyu bakubuza cyangwa se kuko uwo mwanya utarawubona. Ibyo bintu ukabyihorera bikajya muri unconscious. Umunsi umwe biba bipushinga bikazagaruka, wenda umaze kuba mukuru ugatangira gutereta abana batoya, nyamara wowe uri mukuru, aricyo bita retour d'age. Buri kintu rero ushyize muri unconscious mind
ujye ucyitondera isaha n'isaha kiba cyagaruka. Ni gutyo rero n'ubundi Sigmund Freud abyita ngo ni repression, icyo ngicyo uba uri gukora cyo gucubya ibintu wagakoze ukaba ubibitsemo hariya biba bizagaruka. Yahereye rero ku kigero cy'umwana mutoya uhora uzi neza ko se ari we umurinda, akabona nta wundi muntu ushobora kumuha umutekano uretse se. Ndabibutsa yuko ubuzima bwa muntu hano ku isi bugizwe no gushakisha meaning y'ibintu, bigizwe no gushakisha order y'ibintu, bigizwe no kugerageza gushakisha inkomoko y'ibintu, ukagerageza guha meaning ubuzima bwawe. Ni naho rero ubundi iyobokamana rivukira. Sigmund Freud avuga ko iyobokamana nyine ari igihangano cya muntu, kugira ngo imbaraga atifitemo abashe kuziporojeta mu kindi kintu. Mbese ubundi muri psychology tuvuga ko hari icyo bita mechanisme de defense, ugasanga umuntu aravuze ati ntabwo ndi umuswa, wenda ni uko kiriya gihe baduhaye ikizame ntari nize, nyamara mu by'ukuri ugasanga niyo wamuha iminsi ingahe yakwiga ariko ntagikore. Hari n'ibyo rero twita mechanisme de defense biciye muri projection, donc byagakwiye kubazwa wowe ukabiporojeta ku kindi kintu. Sigmund Freud rero avuga yuko umuntu kuva nawe yibonyeho imbaraga nkeya mbere y'iyi si iteye ubwoba, imbere y'urupfu rumutegereje, imbere y'ubukene ahura nabwo, imbere y'ibibazo n'ibyago, ahita yumva ibyo bintu bidahagije bitamuhaye amahoro, agahitamo rero gushaka icyabisimbura. Niyo mpamvu n'ubundi ikintu udakoze biba ari itegeko ko ushaka ikigisimbura. Niyo mpamvu umuntu udakunda inzoga usanga akunda itabi, ukunda itabi ugasanga ntakunda inzoga, cyangwa se akaba afite indi ngeso. Donc umuntu kimwe urwanyije byanze bikunze uba ugomba kugira icyo ugisimbuza. Ni gutyo rero na Sigmund Freud avuga ko religion igaragaza maturite ntoya ya psychology y'umuntu. Ibyo ngibyo wenda namwe mwabitekerezaho ukundi, ariko wa mugani buriya umuntu yakwibaza ikijyanye no gutinya Imana no kumva ko Imana ariyo ishobora byose ugomba kuyisenga, ko usibye kuyisenga waba uri mu kaga cyaturutse hehe? Nimba ari urupfu n'ubundi turarutegereje, nimba ari ibyaha tubona abantu babikora bagakomeza bakabaho ndetse ntinabahane, nimba ari ukubana n'abandi neza tubona abantu batajya cyane muri religion kandi babana neza. Ese wowe uri mu ruhe rugero? Ariko ntabwo tubyandamayininze, nabyo bifite aho byaturutse. Niyo ngingo rero turi kuvugaho muri uyu mugoroba, niyo ngingo turi kugerageza kumva neza, dutandukanya iyo pariti ya consciousness na pariti ya unconsciousness. Mbese ikijyanye n'ibintu wagakoze ukabicubya ejo bikazakugaruka, ari byo bintu yita childhood neurosis. Ubundi buriya religion ifatwa na Sigmund Freud nk'uburyo bwo kwirinda, icyo twise nyine defense, donc mechanisme de defense, ugaprojectinga weakness zawe ku wundi muntu ufite ubushobozi ari we wita Imana. Umwana nk'uko tubizi yishingikiriza kuri se imbere y'isi nyine, kuko aba abona irimo ibyago. Ni nuko natwe twishingikiriza ku Mana kugira ngo iturinde urupfu, iturinde umutingito, iturinde kuzajya mu muriro utazima. Ibaze bavuze yuko gusenga Imana ntaho bihuriye no kujya mu ijuru, gusenga Imana ntaho bihuriye n'ubuzima bubi ugira muri iyi si, abajyayo baba ari bangahe? Abenshi ndabizi ko bajyayo kubera ubwoba. Nizere ko utari muri abo, ko wagakwiye kubaka moral virtues zishingiye ku muntu wowe ubwawe, ntuzishingire wenda ku bihembo cyangwa ibihano Imana itanga. Urugero, ntuzice umuntu kubera ko Imana yabibujije, ahubwo ntuzamwice kubera ko udakwiriye gutandukanya iyo iniyo umuntu afitanye n'undi muri sosiyete. Numwica turaba tumubuze
ubifate nka gutyo uvuge uti ngomba gukora icyo nkora kubera ko nyine ngomba kugikora, ntukagikore uvuga uti ni Imana yazabimpembera, kuko uramutse usanze itariho cyangwa se n'iyo ubikora gutyo uba utujijisha, ntago ziba ari vacu zawe ahubwo ubikoresha n'ibindi bintu biri ku ruhande, ari nayo mpamvu nkeka Edmund Husserl we yavugaga ko religion ishingira ku bwoba, ubwo bwoba bwo gupfa, ubwo bwoba bwo guhanwa, bwo kujya mu muriro, ubwo bwoba bwo gutinya ubuzima bukakaye, akaba ari bwo bushobora kukujyana gusaba ibyo utakwibonera wowe ubwawe, Imana mu rusengero n'ahandi. Ni uko nguko rero nabivugaho wenda gatoya nkongera nkabasha kubabwira ubundi religion noneho na world religions. Ubundi turumva iyobokamana ariko mu isi tubonamo amayobokamana. Ubundi religion igirwa n'ibintu bitatu aho iva ikagera. Hari system of belief cyangwa se uburyo nyine basenga mu buryo bwo kwemera. Hakaba transcendent reality. Iyo system of belief biyizengurutsa kuri transcendent reality cyangwa se kuri super power cyangwa se kuri something capable. Noneho hakaba n'umuntu rero tayari attitude ze ziba zigerageza nyine gushakisha meaning na purpose y'ubuzima, ari nabyo nyine bigize religion. Religion muri rusange igizwe n'ibyo bintu bitatu, hagomba kuboneka uwo muntu ubona nyine ufite imbaraga nke, ubona ibintu byacanze arimo agerageza gushaka purpose na meaning y'ibintu. Hakabamo rero na system of belief, hanyuma hakabamo na transcendent reality. Nubona rero umuntu akubwira yuko we ibyo gusenga atabishaka kandi ukumva hari transcendent reality, ukumva avuga ko Imana yo ayemera iriho, ariko ibyo kuyisenga ukumva wapi, hari ikintu aba abuze nyine nka element iri necessaire muri religion. Ubwo rero religion zose zo ku isi zirimo ibyo bintu bitatu, zirimo system of belief, zikabamo transcendent reality, zikanabamo icyo twakwita nyine uwo muntu usenga. Nagira ngo mbabwire ko amadini arasekeje cyane ku buryo hariho wenda ubwoko bwinshi bw'imisengere, harimo abakristu, harimo abamizirima, harimo abantu batagira idini, harimo abahindu, harimo abantu ziriya Chinese traditional cyangwa se ziriya gakondo z'abashinwa n'ibindi byinshi. Urugero nk'ababudisite ku isi bagize 5%, hari African traditional religion igize 4%, hari abantu b'abasika bagizwe na 5%, munsi yaho hari abayahudi naryo wavuga ko ari idini ryihariye rigizwe na munsi ya 5%, abakristu bafite imyizerere ishingiye kuri kristu bagizwe na 31%, abamizirima buriya bamaze kuba 20%, hanyuma abatagira amadini bageze kuri 15%, ariho naho henshi mushyiramo abafilozofe, ariko ndababwiza ukuri ko abafilozofe usanga ari nabo bafite ukwemera kurusha ukwanyu. Abahindu rero nabo kabishywa ari na benshi, abahinde buriya bagize 15%. None ayo madini yose uko tuyavuze cyangwa se izo type of religions, niyo mibare tuvuze yose, bafite uburyo bumva Imana kandi mu buryo butandukanye, niyo mpamvu nyine batandukanye. Ibyo byaturutse hehe? Biterwa n'iki? Imana hari abemera ko ari imwe, hari n'abemera ko ari nyinshi. Ndabajyana mu byakozwe n'intumwa, mu bagereki bizeraga ko bafite Imana nyinshi, ariko bakagira ahantu bashyize icyapa bavuga bati iyi ni Imana itazwi. Pawulo rero umwigisha w'amahanga arahahinguka aravuga ati iyi Mana mwanditseho ko itazwi niyo nje kubabwira, ni Imana imwe rukumbi idakenewe gukorerwa n'abantu kuko yo ntacyo ikeneye. Ariko ageze kuvuga ko ifite umugambi wo kuzatubeshaho, yohereje umwana wayo kugira ngo izatuzure natwe mu bapfuye, ibyizuka kubivuga mu bagereki ni nko kwikirigita ugaseka, baramubwira bati kuri iyo ngingo tuzakumva ikindi gihe. Nagira ngo mwumvishe ko amadini ni menshi,
imyizere ni myinshi, imisengere ni myinshi, nyamara Imana ese ni nyinshi cyangwa ni imwe? Ibyo ni byo philosophy of religion bigerageza gushakisha cyane. Ubwo rero dufite ubwoko bwa religion bwinshi butandukanye, ariko reka mbubumbiremo gutyo mvuge nti hari abamoteyisitike cyangwa se abashingiye ku kwemera ko habaho Imana imwe gusa rukumbi. Abo ni aba Judaism, ni Christianity na Islam. Ariko muri abo mvuze batatu, hari uko bafata Imana mu buryo butandukanye. Hari abayifata nka teyisite. Teyisite ni ya Mana nyine twemera yaturemye, itandukanye natwe birumvikana, iri out of time and space, ariko idata ibiremwa byayo, igakomeza kubana natwe, ikatuyobora, ikadufasha, ikatubeshaho. Ariko hari abandi bitwa abadeyisite bavuga ko Imana itandukanye natwe completely, iri out of time and space, ndetse nta nubwo ijya yivanga mu bikorwa byacu. Ni ukuvuga ko hano wacumura wagira ute, ibyo bintu Imana ntibiyireba, kuko ntacyo wayisaba ngo ikiguhe ngo ibwire uti nkorera iki kigukorere, kuko bo bizera ko Imana nta kintu duhuriyeho uretse kuba yaraturemye, tuyigomba icyubahiro gusa, ibyo birahagije. Hari n'abandi bo bavuga bitwa abapanenteyisite, abo ngabo bo bizera ko Imana inyanyagiye mu bintu byose, nta hantu itari, bityo wayisanga no mu ngurube, wayisanga mu nka, wayisanga mu giti, wayisanga mu ki. Murabazi abantu bajya banga kurya ibyatsi runaka bavuga bati ibi ngibi birimo Imana. Hari abatiteza inshinge cyangwa se ngo babe bakora imirimo runaka kubera ko bizera ko Imana iri muri byose. Ubwo nawe wahita wumva uri hehe? Izo nyigisho wemeye gutyo, wagiye kuzemera gutyo, bigeze hehe? Ese ni wowe ubwawe cyangwa n'ubwo ufite? Ubwuko nutabyemera hari ingaruka zindi mbi zishobora kukubaho. Ese uremera byo kwemera cyangwa wemera kubera ubwoba n'imbogamizi utewe n'ibintu bibera muri iyi si n'ibizabera wenda mu buzima bw'igihe kizaza, bwa bundi bakubwiye utaraba shuwa neza. Iyo ngiyo rero niyo philosophy of religion, nicyo imaze, ni ukuza igatekereza kuri buri kintu, ku buryo niwemera Imana ugahitamo kuba nk'umuteyisite wa wundi wizera Imana inari mu buzima bwawe, uzabasha kubisobanura. Aho ngaho ni sawa, aho ngaho rwose turi kumwe. Ku buryo nuhitamo kuba umuteyisite ukavuga uti Imana yarandemye irahari, ariko ibyanjye ntibyivangamo nk'uko nanjye ntivanga mu byayo, tayari aho ngaho nawe waba ufite ibisobanuro nubwo wenda tutari kumwe. Hanyuma n'uwizera ko n'Imana iri mu bintu byose, yewe no mu mashuka yawe, no mu gitoki, no mu bijumba, ubwo nawe nyine ufite ababikubwiye, ariko se koko nibyo wabisobanura? Ibyo bintu urabyiyumvisha? Nicyo ngicyo ubundi philosophy of religion iba igamije. Iba igamije kugerageza gusesengura no kumva neza ibyo uhurira nabyo muri religion. Nyuma yo kukubwira ibyo bintu rero, wowe wisanze hehe? Ese wizera ko Imana iriho kandi ukizera kwisenga independently y'ubwoba uterwa n'isi turiho, cyangwa nawe uracyari muto mu myumvire, usenga kubera ubwoba bw'ibintu binyuranye, utinya kuzajya mu muriro utazima, ugatinya gukena, donc kubura amahirwe muri ubu buzima, ugatinya ko abantu bavuga bati uriya ntasenga, ugatinya ibintu nk'ibyo, ukaba urwaye indwara yitwa childhood neurosis, cyangwa ubwo burwayi bwo mu mutwe nk'uko Sigmund yabivuze. Cyangwa wizera Imana kuko wahuye nayo, ukizera Imana kuko wabonye mubana, ukizera Imana kuko uzi ko yaguhanze ariko n'ubundi itivanga mu byawe, cyangwa ukizera ya Mana iri muri byose. Uze kwandika igisubizo cyawe muri comment, hanyuma umbwire ingingo twagexplora kurushaho. Icyo nzi cyo ndagukunda, ariko utazayoborwa cyane n'ibyo filozofiya ivuga. Icara wowe ubwawe uganire n'Imana yawe, niwumva ntaho mwahuriye wongere ugaruke dukorane urugendo dusoma iki gitabo. Ntabwo kigamije kukwangisha Imana cyangwa kwangisha idini ryawe, kigamije kugukangurira kujya gushakisha ibyo wemera, ibyo wizera, ukarushaho kubyumva. Tuzagaruka ubutaha mu yindi ngingo dusesengura, tugerageza gushyiraho ubwenge bwacu. Wibuke hano kuri Logos 26 dufata dogma, dufata tradition, tugafata beliefs. Ibyo byose twakuze dufite ayo mahame, uwo muco, ibyo byose bakubwira ati have ntukoreho, cira birarura.
tugashyiraho reason, tugacugusa tukumva nimba ibyo twemera, ibyo twabwiwe, ibyo twizera byaba ari byo dukoresheje ubwenge bwacu. Pauvre pécheur, pauvre homme, ntabwo ubwenge bwumva ibintu byose ako ngako ugasigarane, kandi hari umuhanga wavuze ko ibyo utumva ntubibone ni ukwemera kubihamya. Tuzahora ubutaha, ntiwibuke ngo ugende wenda udakoze subscribe, uduhe comment, ubundi n'ufite igitekerezo ugitambutse. Ciao, ndabakunda cyane, see you muri next video.